Yesu ashimwe. Mbese mwaramutse nanone nongeye kubifuriza ubuntu n'amahoro biva ku Mana. Uyu munsi turi kuwa gatatu, turi mu byigisho biri kwiga bibiliya. Ejo twarebaga bari peori, ibyahabereye, aho byaturutse, inkomoko yabyo. Kanizere ko buri wese ikintu yagikizeho ubwenge, aho ubusambanyi bw'umubiri butera bw'ibyamwuka, kutumvira kumwe kuzana ukundi kutumvira mu maso y'Imana. Reka rero uyu munsi tugirwe inama itubwira ngo ifatanye n'Uwiteka Imana yawe. Niyo nyungu tugiye kuri uyu munsi. Reka nakire abantu tugiye gufatanya. Janvier Hanabayo, havuga Imana Leonard, namwe Uwiteka abahehe umugisha mu gitondo. Amen. Mbahaye ikaze, ndetse na Paul tugiye gufatanya udufatira amajwi ndetse n'amashusho. Reka nawe Uwiteka amugirire neza. Reka dusenge Imana. Uwiteka urakiranuka, ahabwa icyubahiro. Amen. Ushimiye yuko abana bawe wongeye utubyotsa muri icyo gitondo, tukatugihumeka, ubihimbarizwe. Amen. Twongeye gufata mikoro ngo tuvuge ijambo ryawe nk'inshingano waduhaye. Tudafite aho twahungira, tutifuza no guhunga, ahubwo twifuza kuyikora paka ugarutse. Gusa imbaraga ni nkeya, turakwiragije ngo uzubane natwe. Amen. Usobanura ubwoko bwawe ugendeye ku bukene bwa buri wese. Umwuka wera abane natwe kuba dutangiye dusoje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ejo twarebaga bari peori, ibyahabereye ni ishyano, nagahoma munwa, ni ukuri pe. Reka tugiye gufatanya n'Uwiteka icyo babivuzeho. Abantu ibihumbi byinshi bifatanyije na bari y'Peori bapfiriye mu cyaha. Abantu bose bayobotse bari peori bararimbutse, nyamara benshi ntabwo bagiye muri ubwo buhakanyi. Nubwo burya nimutekereza ko abantu bose bagiye muri bya bintu. Twabonye ko hari abandi bayikurira ku marembo y'ihe, ku marembo y'ihema twaburaga. Abo bari bande batagiye hariya hantu. Ariko mwebweho abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho n'uyu munsi. Ni mu buhe buryo uyu murongo usobanura itandukaniro hagati y'abaguye mu cyaha n'abatarakiguyemo? Ni ubuhe butumwa bw'ingenzi kuri twe buraha burebana n'icyaha n'ikigeragezo n'imbaraga y'Imana mu mibereho yacu? Hano mu Guteka kwa kabiri igice cya 4 ku murongo wa 4, Mose mabwira abantu muri icyo gihe cy'ishitimu hari abatagiye muri abintu. Muribuka ko nacyagiye Aroni akora Imana y'ikimasa, hari umuryango utaragiye gukiramya. Ko no kuri. Muribuka ko mu gihe cya Eliya hari abantu 1000 batapfukamiye Bayali. Muribuka ko hari abantu atarimbukiye muri Yerusalemu. Uwiteka buri gihe uko ikintu giye kuba aba yaratanze umuburo ngo umuntu uzumvira uwo muburo azakira. Ngo mwebwe bifatanyije n'Uwiteka n'uyu munsi muracyariho na bugingo n'uyu nguyu. N'uyu munsi nubwo inzoga zibaye nyinshi, baba barakina baramaka kuko ushoboye kose ngo bayobye ubwoko bw'Uwiteka. Iri jambo ry'Imana cyari umuyobozi wo kwifatanya naryo. Uzifatanya n'iri jambo ry'Imana, nubwo isi yose yarivaho akarigumaho, azabaho by'iteka ryose. Amen. Iri jambo ry'Imana rihoraho, niba rihoraho rikaba rihoraho, n'uzifatanya naryo azahoraho iteka ryose. Menya itandukaniro hagati y'ijambo bose muri uyu murongo n'iryo mu murongo wabanje. Abayobotse bari y'Peori bose bararimbutse, ariko buri wese muri mwe wifatanyije n'Uwiteka yabayeho. Nta hagati hahari, kandi n'ubu ntahari. Turi mu ruhande rwa Yesu cyangwa turi mu rw'umwanzi, cyangwa turi turamurwanya. Iki cyumvikana. Uyu munsi abantu batari Peori nta handi bari kumwe n'Imana. Uyu munsi batari kumwe n'Imana. Ugibaza umuntu ese ubyayemeze gute? Ngo nanjye ngo ntago mbizi. Nakunze kubwira abantu igitekerezo cyabaye igihe Satani yivumburaga mu ijoro. Kubasumye inama inkuru y'inama y'Imana muri no minsi, ngo Uwiteka arahagurutse. Satani atambutse ikiberego cye, ati mbona ukuntu utubangamira hano mu ijoro. Abamarayika batubangamira buri munsi ngo tuvuge ngo wera. Nta kindi kintu bakora n'ugora bakuramya. Uwiteka umva icyo Satani. Uwiteka akoresha umudendezo. Abaza abamarayika ngo ikirego cye mwacyumvishe? Umumarayika wese aravuga ati nacyumvishe. None mugende ku Satani avuze, tubana hano. Uwumva ko gukumva bangamira nasanga Satani. Uwumva ko ntabangamira
nansanga ngo akibivuga gutyo habonetsemo amatsinda 3 Uwiteka yasabye amatsinda ngahe 2 akivuga gutyo amatsinda 3 aravuga ngo habonetse n'itsinda habonetse abasanga Satani n'abasanga Imana ngo haboneka abana tugiye bagaza hariya ngo Uwiteka barebye mu mitima ngo bona ngo abantu batebe gutekereza iki ngo baravuga ngo ntituza hagati y'Imana na Satani watsinda ruhuye reka tureke barwaye n'amara kurwana turajyaho baratsinda Uwiteka arabihoreye intambara iranzika Satani atsindwa igihe abamarayika batasanze Imana kera Imana yabwiye ati namwe simwe mwankunze na kare ntakize mumufitiye mumukurikire n'uyu munsi n'abantu badafite aho bari mu ruhande rw'umubi abantu bateye kurwanya intambara y'umubi ntarwaye n'Imana abo nabo nabo umubi ijambo ry'Igiheburayo rivuga abafatanyije kenshi ryerekeza ku bwitange bukomeye bwo komatana n'ikintu kiri hanze yawe igicumbi cy'iryo jambo ry'Igiheburayo rikoreshwa mu itangiriro 2:24 aho umugabo azasiga umuryango w'akabana n'umugore we akaramata muri iki cyerekezo cyagaragaye izindi nshuro enye mu gutegeka kwa kabiri 10 20 11 22 naho ngaho handi kandi buri hamwe igitekerezo ni kimwe abantu bagombaga kwifatanya n'Imana ni ukuvuga ko bagombaga kuyiha bakayikuraho ububasha n'imbaraga icyo ingirakamaro dukwiriye kwibuka ni uko abantu bwabo ari ruhamwa n'ishinga bagomba kwifatanya bagomba kugira amahitamo yo kwifatanya n'Imana maze mu bubasha n'imbaraga zayo bakirindwa mu cyaha soma Yuda igice cya mbere 24 undi dusomere urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10:13 niki kivugwa ahangaha mu isezerano rishya riboneka mu Itegeko wa kabiri 13:4 Imana irakiranuka Imana ishoboye kurinda kugwa ariko tugomba kugira amahitamo avuye ku mitima nama nk'uko indahemuka zabigenje kuri Baripeo gufatanya n'Imana niba ariko biri ubwo twakwiringira ko uko ikigeragezo cyaba kimeze kose dushobora guhora dukiranutse ni mu buhe buryo ibintu nk'amasengesho kwiga bibiliya kuramya guteranira hamwe bidufasha gufatanya n'Imana mudusomera amasomo yango tugaruke inyuma gatoya Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cyawe cya 10 habanza uri muri Yuda banza Yuda 24 aravuga ngo nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara no kuhagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge ahubwo mwishimye bihebuje ibasha kubarinda ngo mudasitara ikabahagarika ariko twasomye ngo ibi bintu nukubitamo so kubitamo ku magambo ngo umutima nama wawe ukabyemeza ko wabihisemo mwadusomera urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 13 nta kigeragezo kibasha kutugeraho kitari rusange mu bantu kandi Imana yo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora ahubwo hamwe n'ibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira yego undi nadusomere n'ubundi Utegeko wa kabiri igice cya 13 ku murongo wa 4 rero ku murongo wa 4 igice cya 13 umurongo wa 4 avuga ngo ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi kuko Uwiteka Imana yanyu izaba ibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ukuri hano ku kintu cyo abifatanyije n'Imana ntago babikoze mu magambo babihisemo n'igihe abantu bose sinamwe kuvukuna namwe kubyo biro bintu uyu munsi turi mu gihe aho ibintu bikuza bisaba gukira hamwe turi mu gihe aho ikintu kiri kuza kireba buri umwe wese bari abantu hano bari ibiro biri kuba nta rufite ikintu ahugiyemo w'ikintu buri wese yatumye ngo cyangwa ntagiye bo bahitemo kugumana n'Imana aho ngaho hano bari dusoga bango ni gute kwiga ijambo ry'Imana dusenga ni mu buhe buryo ibintu nk'amasengesho kwiga ijambo ry'Imana kuramya guteranira hamwe bidufasha gufatanya n'Imana
ngira ngo niho mwavugaho tugasoza ingingo. Hano hari ikintu mbivugaho hano, Yego. aho Mose ariko mwebweho uyu munsi. Yego. Burya hari ijambo risohora mu gihe cyashize rikanasohora no mu gihe cyacu turi. Uyu munsi nge nawe cyangwa n'abatwumva uyu munsi nge nawe n'abatwumva uyu munsi bimeze bite hagati yawe n'Imana, kwifatanya nayo bimeze gute uyu munsi? Mbese ukurikije amateka n'amabwiriza yayo yashyizeho, cyangwa se uburyo yabwiye Abisirayeli mu gihe cyacu, uyu munsi wowe nge nawe tubifata gute? Cyangwa se bimeze bite? Aho amajwi menshi arimo ahamagara ngo tujye hariya, andi ngo tujye hariya, andi tujye hariya, wowe urafatana n'Imana mu gumana ahangaha? Bimeze bite? Hano rero bavuga ngo kwiga Bibiliya n'ijambo ry'Imana, kwiga Bibiliya no gusenga no guterana. Mu gihe uyu munsi buri muntu wese ashaka kwiremera akamana ke mu rugo, cyangwa kumva uko yumva mu by'umwuka, akavuga tumva nkurikije ukuntu niyumva n'imyaka bimazemo, ndumva nsengeye no mu rugo nta kibazo byaba bifite. Ese mbaye mfite Bibiliya nkanyisomera mu rugo, hari ikibazo cyaba gifite? Mbese gusenga byo hari igihe ntigeze nsenga Imana izi n'ibindi ibyo ntekereza n'ibyo izi n'ibyo nuko nzabaho, bagatangira kuganiriza Imana, gutekerereza Imana uburyo iyo ibafata n'uburyo bamaze kuyifata ko bamaze kubyumvikanaho, badakeneye ubundi bufasha buva ku bandi bantu cyangwa se buva kuri yo, kuko yamaze gukemura ikibazo. Rutangira twaye kondisiyo ngo nimwongereho cyangwa ngo mugabanyeho. Ariko noneho hano muri iri jambo tugikomeza Daniel, hano muri iri jambo mu gice mu rwa kabiri rw'Abakorinto, mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo uhereye ku murongo wa 15, aho Paulo yahaga inama Timoteyo nk'umuhungu w'ubusore, ati menye neza ko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera. Ku murongo wa 15 icyo gice cya 3 cy'urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukuzanira ubwenge bikaguhesha agakiza. Ageze ku murongo wa 16, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye no byo gukiranuka, no kumutunganya, bikamuhana, kugira ngo umuntu w'Imana kandi abashyitse, bikamutunganya umuntu w'Imana abashyitse, noneho ngo akora imirimo byose myiza kandi afite imukwiriye byose bivuye mu byanditswe byera. Iyo tubyiga rero tubyiga dusenga, duterana, nibyo turimo dukora ahangaha. Kandi iri jambo, yego, iri jambo turimo kuvuga hano niryo rishobora gutuma ufata umwanzuro ukarishye, nubwo haba hari ibihumbi byinshi byabyifatanyije n'isi, nubwo haba hari ibintu bigusaba kugenda ngukorere Satani, n'iryo jambo ryonyine rishobora hari ikintu nshobora kuvugaho hano. Abasore ba Daniel mu Babuloni bari barize ku buryo bageze aho bashikama hehe, bafata icyemezo, abantu bose bakirebye bifata impungenge, isi yose irunama isenga ikigirwamana. Ariko kuko ijambo barimenye mu buto bwabo, bigiye mu makoraniro bakigira hehe, barahagaze bagize bate bemye. Ari icyigisho mu ntambara ikomeye cyitwa ngo ibyanditswe byera ni umurinzi wacu. Impamvu uyu munsi turi kujagurika, tukaba dufite aho turi kujya, ntitwamatanye n'Imana. Bimwe bigakurura ngaha, ntitwafashe n'Imana ngo komatana. Tugomba kugirana isano n'ibintu byera, nk'isano umugore n'umugabo bagirana. Isano umugore n'umugabo bagirana mu buzima bwabo bwa buri munsi, niyo sano umuntu ushaka kubaho agomba kujyana n'iki gitabo. None tukiga mu bw'amateka bo kukiga na Mwuka yadufatanyije. Jambo dusengere. Naka dusenga Imana. Turacyagushima mutangabugingo Data wa twese uri mu ijuru, izina rya rihimbazwe. Amen. Tugushimiye ko duhuguza neza yawe ari wo mutsima wawe w'ubugingo. Turagushimye mutangabugingo. Yego. Mana mutangabugingo, umaze kutwereka rwose ko niyo haba hari abantu benshi bifatanyije n'isi, ariko twebwe tutagomba kubonekamo. Turakwinginze ngo umuntu wese dukurikiye, haba twebwe, uturinde kuboneka mu mbaga nyamwinshi izarimbuka, ahubwo duhe kuboneka muri bakeya bazagusanganira ubwo uzawutungutse ku bicu. Mana mutangabugingo rero, reka ijambo ryawe umaze kutwigisha ritubemo, kandi mutangabugingo urivomere maze ribyara imbuto. Amen. Mutangabugingo ntago dushaka ko buri gitondo tuzaba tuvugira ubusa. Turakwinginze ngo imirimo yawe ikorere mu bantu bose, kandi natwe idukorerwemo. Amen. Mana mutangabugingo, hira umuntu wese ubasha gufungura kino cyigisho, nukuri n'umusiga ubusa, ahubwo umugisha wawe. Kandi rega ibi byose tuzanira nukugira ngo Data mutangabugingo utuvane muri uyu mworera w'icyaha, utwereke inzira, utuvane muri iki cyaha tuzagera we mu ijuru. Uwiteka
tugukingurira umutima wacu ngwino wibaniye natwe none iteka ryose ni mu izina rya Yesu tubisabye Amen.